nk'uko uri kubona afashe neza iyo meze neza aba ameze neza ibisuko nawe binsukishije buruzi nawe wayinguriye agapantaro urabona ko ameze neza umva yubahwe naho wewe uri aho ngaho urasamye naho njyewe akasikari ngombwa mu by'ukuri nyine njye njya nkubwira ngo ujye ubagarira hose ko utazazira n'ahazarumba ukamakanya sawa ibiso byawe aho kuzasarura I will kuko nawe singukenguruka pe ubwo uratangiye kuzana ya migani yawe mbabarira ibyo bintera stress ntamba ashaka kubyumva pe amahoro shaka peace of mind okay mbabarira sawa bagusa naho ubundi se I was just saying shamba yepe ntacyo mvuze baza ngo nindumamagaye speaking of the devil uretse hey baby oh did you miss me? Of course you know I miss you every day baby. I am doing fantastic. Yeah, nyine bamubwire sheri ngiye pe urabizi ko ntabwo njya mbona rero chicken na fries pe shana ukuntu wabingurira so utangura ibiryo wawe umara iki koko y'amafaranga wereje nko mubwira ukuntu byagenze nari ngiye gukoresha inzara maze rero ngeze usanga atanuzuye maze rero guhita nyategereje abo badore ko wabuze ntuze kuza kuncyura ubwo nyine abanashize ese ko utangiye kumwabukira wowe ngo nice try nizere ko uri gukina bro umva mbwire n'undi nta nawe utandukanye nawe natandukanye nabo bose ntabwo njye nakwanyanga what happened? You okay? Did he break up with you? Bro, no. What's wrong? No. Tell me what just happened. What's going on? Bose ndabanze uyu nguyu bro yaramfite mariya kinini bro ibisuko imyenda noneho ashana ndajya hehe no So he just broke up with you? Ariko nta kibazo ariko rero okay I think at this point you are the problem kuko bro this is not the time no you need no seriously though you need to listen okay calm down I'm sure I told you nkuko bisanzwe so ariko ugasanga no kwagarira hose I'm sure you have a backup bro now nzana uyu nguyu bro so yarankunda ajya mu mafaranga what about the one you was talking to so uriya bro ujya mbona nawe umuntu ushobora kuyogoshesha azabona kungura chicken okay I'm sure you have another one I'm sure hey listen okay at this point you need to calm down maybe take a break basi dutandukana amaze kunyuza amafaranga bro undi bro wow so that's what you care about ndi umunyeshuri I need money cyane gusa nyine ngiye nshaka kumenya uri kwitaho ukuntu nakubwiye uri kunywa amazi uri kuruhuka ugakora siporo muri make oh my goodness can you take a break bro how can I live this life with no money girl I can't with you deal that with yourself I bro can't with this what are you saying I now? really can't What are you saying now? I think at this point you need to see a therapist Bro. because
Urazikora wenyine mfite. I don't think this is normal. Ntabwo wansigamo ino situation. No, I can't do this. Bro, You can't bro. drag me in your mess. No. I can't. Bye. Oh my gosh, oh my god, oh my god, no, I can't lose both of my people on the same day. Oh, I'm losing my mind, oh no. No, inshuti ndayibuze. Boyfriend wangu iraduye ndamubuze. No, ntago nzawundi munye. Basi yanamaze kumpa amafaranga bro, azantunga nk'ukwezi kumwe kuri imbere. Uriya sinzi ko biri bitabishamo ku munsi umwe bro. Kunyanga muri weekend bro. Oh my god. Okay. Icyo nshaka ni kimwe. Ejo ku biro ndagukeneye. Bitari ibyo nzaza kwirebera iwanyu. Okay? So. Oh my god. I'm losing my mind. I think I'm having a heart attack. Oh. Okay, okay, actually I think the idea of talking to a therapist was we ikintu ndakumva pe gusa ngiye icyo ngusaba bwira uri kuruhuka uri kunywa amazi uri gukora siporo ukigeza kwiyitaho muri make umunsi mwiza ukurikiyeho nirwe muraho neza. amakuru yanyu Amakuru ni meza. nitwa kandi twafashe iki Amazina yanjye nitwa Aline. Ikibazo cyanze nyanga uyu munsi njyewe mfite ikibazo cyo kwangwa n'abantu mu gihe gito cyane nta gihe kinini tumaranye. For example, nko mu kwa munani k'umwaka ushize nari mfite umukunzi, tutaba twamara n'ukwezi ubwo baranyanze. Ariko uriya we mu by'ukuri icyo no kunyanga ntacyo byantwaye pe, kubera ko hari undi muntu nyine nandi kuvugisha nyine ku ruhande, so anyanze sinabigiraho ikibazo. Ubwo nyine tukimara gutandukana nikundana n'uwo nguwo. Uwo nguwo nawe nyine umunsi umwe aza kumwe n'abagenzi banjye atambaye neza, maze mubwiye ngo ntabwo yambaye neza, ngo ntabwo yanogoshwe neza, ararakara ubwo baranyanze. Ngiye mugiye mu buzima bwanjye nta nkunda abantu batajya bogoshwa pe, so rero byari bimbangamiye mu bwije ukuri, ubwo ararakaye ubwo baranyanze. Ubu noneho nubwo nari nifite umu boyfriend aranyanze, mbaza ngo anyanze ansize he, anyanze nta mafaranga nsigiye. Basi yanyanga cyakora nyohereje amafaranga ntabwo nari kwabara pe, ariko arampamagaye ubu ngubu aranyanze, anyanze nta mafaranga nyohereje. Ibisuko ejo ndiza byashaje, iyi buruzi niyo ngende nshaka kumenya ikibazo mfite gituma abantu banyanga, kandi mfite n'ubwoba ko ntashobora kubona undi vuba nganjye, ntashobora kuba mu buzima bwa single. Nimba nafite umukunzi rwose ntabwo nashobora kuba mu buzima, ntabwo na depression narwara umutima njye niyo mpamvu naje ngape umbwira icyo gukora naho ufashe gushaka undi mukunzi kuko ufite ababyeyi ukora iki mu buzima busanzwe? Asugo wowe ibyo byo gukora mu buzima busanzwe. Okay, njye ndi umunyeshuri. Wiga kaminuza, high school? First of all, ufite imyaka ingahe? Si by'imyaka bihuriye n'ikibazo mfite. Njye naje ngo ngire inama zo gushaka undi mukunzi, basi uzanyitaho muri iki gihe ndi ku ishuri. Aha ntabwo dutanga abakunzi, hano kuba therapist. Niba uje ngo tuganire mfite kumenya ikibazo ufite gihereye mu mizi, rero nganiriza niba ushaka ko tugufasha. Ufite imyaka ingahe? 20. Uriga?
bro ibyo byose bifite iki kubyo naje kugusaba ahangaha nshaka inama y'uburyo natambona undi mukunzi mu cyumweru kimwe ibizwa bitari byasaza uko nakubwiye ntabwo dutanga abakunzi songaniriza menya ikibazo kiri tukemura ikibazo ufite imyaka ingahe uriga mfite imyaka 20 kandi niga no muri kaminuza ubuzima bwo muri kaminuza nimba warize dore ko utabura umuntu ubwizanga atarize ubuzima bwo muri kaminuza ntabwo bwakora udafite amafaranga kandi tuna gukora full time ntabwo biba byoroshye ya ndabyumva biragora ariko se abo bahungu kuki ari wowe wishingikirizaho kandi ufite ababyeyi bro ababyeyi banjye ntabwo ngiye nshaka ko bagobora pe mfite umuntu wanjye agiye yampera kubumba barambabarira nibereho neza pe sasa rero ikibazo mbona urababaye ntabwo ukeneye buno urukundo ahubwo ukeneye gufata umwanya weho ukimenya nk'umuntu ku giti cyawe turi kumvikana Aline nyine ndababaye numva ngiye mukunzi wo kunza kano gahinda this life no balance now ndababaye you're right ndakumva first of all uwo muhungu mwatandukanye bwa mbere ngo niba ari mu kwa munane ndatekereza atari wa mbere mukundanye no kuva mu rukundo rero ujya mu rundi ntabwo ibyo byatuma wumva unezerewe muri wowe ntabwo uciye mu byo uvuga pe ngende umuntu utagishobora kuba mu buzima bwa singo pe sinabushobora kuko buriya buzima ntabwo bushobotse ntabwo utangiye gukundana ufite imyaka ingahe muri famille yawe ngewe ubundi natangiye kumenya ibintu byo gukundana mfite imyaka 14 niyo mpamvu kuva icyo gihe rwose mfite happiness kugeza n'ubu niyo mpamvu rwose uyu nguyu arampemukiye pe ntabwo ari rero nk'uko waje utugana first of all ufite kumanza wambwira ukansezeranya ko ibintu ndi bukubwira uzabikurikiza nimba nzaba n'umukunzi mu cyumweru kimwe sava I promise nzabikurikiza ikindi kandi nk'uko nakubwira nawe utanga abakunzi sorry it's okay ndakumva ko urababaye ariko kandi nsezeranya ko gahunda ndi buguhereze uzazikurikiza kugira ngo mbashe kugufasha nzagerageza nta kibazo okay guhera n'umunsi genda ushaka akazi kuko uri mukuru ndi mu ishuri ndabyumva none se cyangwa se ureka ababyeyi bagufashe ureka aba bahungu sibyo kuko abo bahungu kuko ushaka umukunzi wo kwitaho umuhungu icyo ashinzwe ni uguhereza urukundo ntabwo ashinzwe guhereza happiness uri kuvuga cyangwa se amafaranga ko ntabwo ari mama wawe ikindi kandi ukeneye kumva ko uri wakwiprovidingira udatega amaboko ngo bamuhereze kuko urakuze uri kwiga ese ubundi ayo mashuri yakumariye ko utazi kwiyitaho ni umukobwa mwiza ntabwo ukeneye abahungu bagufasha ukeneye umuhungu uzakunda ukamukunda kuko umukeneye urukundo gusa ibindi ubyihereza none ubwo rero nzaba nta mukunzi umutima wanjye ugashoboka umutima wawe se umutima wawe ushinzwe gukunda abahungu bose gusa nibyo namenyereye njye ntabwo nzi ubuzima ariko ntabwo ari byiza manzi ufate umwanya wiyiteho ushaka akazi ujye uza hano tukuganirize ndebe ukuntu biri kugenda igihe nikigera uri ready uzashaka uwo mukunzi nakubwira iki kuko urakuze ariko tena urababaye ntabwo umutima wawe uri kujya mu rukundo uva mu rundi ujya mu rundi sibyo Aline uranyumva Aline rero uri umukobwa mwiza pe hanyuma byose ugiye gukorana ibintu nanjye nize university nzi uburyo bigoye kandi nzi n'uburyo gusaba ababyeyi amafaranga bigoye sibyo rero ugenda ushake part time job sibyo
kugira ngo no kwita ku masomo yawe. Niba ukeneye kwitaho ugakomeza kugaragara neza nk'uko ubishaka, stop depending on boys cyangwa se abo bahungu, kuko nawe wabikora ibyo bakora, nawe wabikora kandi cyane ushobora no kubikora neza kubarusha, sibyo? Ugenda ushaka akazi ngo icyumweru kimwe gusa uzagaruke kumbwira ko wabonye akazi, ibindi tuzatuganira, sibyo? Sawa, gira umunsi mwiza kandi wirinde abo bahungu. Nkeneye ko turn off your phone if you can, cyangwa se usibe nimero z'abo bahungu bahora gutesha umutwe, cyangwa se wowe utesha umutwe ntawamenya. Ubyikuremo ubundi ushaka akazi, focus on yourself, okay? Alright. Muraho, nitwa Divine, nakinnye as a therapist, ariko nyine icyo nshaka ko mugeringa from this short film nuko abari bagenzi banjye ibyo umuntu yagukorera nawe wabikora kandi tukabikora neza. Rero mureke kuba abantu batega amaboko ngo bahereze, ahubwo namwe mushaka icyo mwakwimarira mu buzima. Thank you. Umutima wanjye uranze wayikimene pe neza neza. But anyways, intego y'uyu munsi ni ukubwira abantu muri rusange batajya bashobora kuba mu buzima bwa single mu buryo bwo gutinya kubufacinga. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko mbere yuko uva mu rukundo ujya mu rundi, ujye ubanza utekereze ku yatumye utandukana n'umukunzi wa mbere, dore ko twese tumaze gukora, ugende ubyigeho ku buryo niba byafata imyaka ariko ukazagenda mu bintu bindi ubizi, uzi ibyo ugiyemo n'aho ugiye, kugira ngo bitazangiza future zawe ukazabyicuza. Hey guys, so the purpose of this, as you guys seen my role, I would like to tell you guys to not be like me, the role that I played. Mujye muba hafi inshuti zanyu, like if they're going through stuff and you see that they're not doing well, be there for them. Kandi niba uri kubona ko bari gukora ibintu bitari byiza, don't be afraid to approach them and tell them that they need to stop and seek help.